nagira ngo tuganire ku magambo avuga ngo mu nzira ijya kwangara. Mu nzira ijya kwangara niyo magambo ngira ngo tuganireho muri uno mwanya. Muranyemerera dusenga Imana. Turagushimye Mana nziza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagusabye ngo ubane natwe muri uno mwanya mu izina rya Yesu. Amena. Mu nzira ijya kwangara niyo magambo tugiye kwigana. Hari inkuru y'umuntu witwa Nyiramataza. Nyiramataza yari mu Karukari ahasaga mu mwaka w'1400. Mibambwe Sekarongoro uwo bitaga Maboko atanga atizigamye Rugabisha Birenge yari afite umugaragu we akitwa Rukari, akaba umutware w'insanga. Yari yaramutonesheje by'akadasohoka. Rukari uwo yari afite umugore umwe rukumbi witwaga Nyiramataza. Nyiramataza yari yaramugize inkundwakazi bitavugwa, arahira kutazamuharika. Yari afite n'ingo nyinshi mu turere yagabiwe na Sekarongoro, zose zikagengwa na Nyiramataza. Yari umugore namwe murabyumva ukomeye. Urugo rumwe rwari irugobagoba na Bugaba hafi ya Kamonyi, urundi rwari ruri Ibuguri na Bugoba Irukoma na Ngamba, urwa gatatu ruri Ibugaragara na Shyorongi rya Bumbogo bwa Huro, urundi ruri Izoko na Mugina mu Buyaga bwa Byumba, hakaba n'urw'Intebe na Rukara mu Buganza bwa Ruguru. Imisozi yo hagati y'izo ngo yatwaraga Rukari kuva irugobagoba kugeza Intebe, yose ikayoboka Nyiramataza. Nuko Nyiramataza abumba ibya Rukari byose, arakira aradabagira, umurengo uramusaguka, bituma inshuti z'umugabo we n'abavandimwe ndetse n'abagaragu be bamubaza bati, ariko kureba uko ubukire bwawe bungana, igituma Nyiramataza yakwihariye muri bwo ni iki? Nyiramataza yari umugore wakize, watese, wari umeze neza cyane. Ubukire bwose namwe murabyumva, ni wari ufite ubwo butware. Abantu batangira kubwira umugabo we batari kubundi uriya mugore agutegeka ate, akwiharira ate, umuha ibintu byose gute? Arabasubiza ati, sinzaharika umugore wanjye. Uwo ni umugabo wa Nyiramataza, nzamutunga wenyine. Bakura y'amaso bati, si gusa. Yagenje gute? Yaramuruzi. Umugabo ahinduka ikiroge cyarozwe n'umugore. Maze noneho rero bigenda biti, ibyo bamubwiye biherereye, uwo ni umugabo agahita ajya kubibwira umugore we. Muri kumva ukuntu umugabo yari ameze? Bibaho bityo, imyaka irahita indi irataha. Maze bukeye hakaba umugabo witwa Ngara. Ngara uwo yari atuye i Gahini na Rukara, azindukira Intebe kwa Rukari. Ubwo niho Nyiramataza yarari. Asanga Rukari yaragiye Induga mu rugo rw'irugobagoba, aravunyisha, bamubwira ko Rukari adahari. Nawe ati, nimumbwirire umugore we aze mumutumeho. Bashyikirije Nyiramataza ubutumwa, nawe ati, nimumubwire aze. Ngara araza, bararamukanya, baraganira, bishyira kera. Murakurikiye? Aha. Ngara uwo rero yaringaniriza ikabuhariwe, agasetsa, agati kagaturika, akandi kakamera. Aganiriza Nyiramataza, asigaho no kumuganirira, aramunyura, amuzinutsa umugabo we. Kuva ubwo baruzura, baba agati gakubiranyije k'inkubirane. Bukeye Rukari akubuka irugobagoba mu Nduga, asubira Intebe mu Buganza. Ageze iwe, Nyiramataza ntiyamwikoza, akamureba nk'ikimbwa ihaze. Uko baganiriye akamwimyoza, kuko umushyikirano wa Ngara wari waramumuhugije, aho kumwishimira akimyoza. Namwe mwese mwimyoza.
uziko mwimyoje rubanda rero batangira kubihwihwisa bigera kuri Ngara. Amaze kumenya ko Nyiramataza yirozonga umugabo we aramugenderera, binikiza ikiganiro. Kimaze kunoga, Ngara aramubaza ati mbese waje nka kuyicyurira ukabisa Rukari? Maze biba korosora wabyukaga. Nyiramataza ati ahubwo nkuye mu isoni, n'ubundi sinkwiye gutungwa na kiriya gihondogoro. Yewe bahera aho barashemberekeranya, inama iranoga. Nyiramataza ararataraye, mu gitondo asezera ku mugabo we Rukara ati urabeho ngurwa urugo rwawe. Aramwimura yigira kwa Ngara. None se ko mutunye nanjye nseka. Yaramwimuye yigira kwa Ngara. Agezeyo amusangana abagore batatu. Mutangiye kuvuga ngo awa. Asanga abagore batatu, abamu wa kane. Ngara aramuharara by'amareshya mugeni. Iminsi y'ubuki imaze gushira, atanga ibihe byo gutaha mu ngo ze zose. Mati ndi kubabona. Nyiramataza abonye iminsi irenze 10 ataramugeraho, ararakara kubera akamenyero ko kwa Rukari yari yarihariye. Birashyira aratahirwa. Ngara atungutse, umugore amukubise amaso atera hejuru ati ntabwo nashobora gutungwa n'umugabo uraraguza. Ngara ubwo umujinya uramwica, afata ubushungu ararakara, ahamagaza ingobyi, bayisasamo igisura cyari ikimenyetso cy'umugore usenzwe n'ubusambanyi. Banaguriramo Nyiramataza, baraheka bamujyana iwabo, asendwa atyo. Umukiro we ugenda nka nyomberi. Nuko Nyiramataza amaze gusendwa, umuruhura mwokama, aratinda harakara hava, atangira guhobagira imihanda yose. Rubanda bakamushungera, bamuhurwa amenyo ngo reka bone niwe wikuye mu busurusuruke, ngo ngaho da arajya kwa Ngara. Mu nzira ijya hehe? Mu nzira ijya kwa Ngara. Bantu benshi turi mu nzira ijya kwa Ngara muri iyi minsi. Benshi twicaye aha turi mu nzira ijya kwa Ngara aka Nyiramataza. Inyoko muntu rero na Nyiramataza. Rukari yakundaga Nyiramataza urudasanzwe. Itangiriro igice cya mbere umurongo 27 tubona ko Imana yaremye inyoko muntu iyikunze urukundo rudasanzwe. Kandi nanone Nyiramataza yatwaraga ingo za Rukari zose. Umuntu Imana yamuhaye gutwara ibintu byose byo mu isi, nta na kimwe asize. Nyiramataza ibyo kwa Nyiramataza ibyo abashakaga gusenyera Nyiramataza babwiraga Rukari byose, yarazaga Rukari akabibwira umugore we. Imigambi yose y'umurezi wacu, umugabo wacu ari we Yesu, yarayitubwiye, ndetse yanatubwiye ko azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Ubu ni Yesu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Nanone kandi Ngara yashutse Nyiramataza, amwizeza ubuzima bwiza akoresheje akarimi karyoshye. Uko niko inzoka yashukashutse Eva ikoresheje akarimi karyoshye, dore ko yarushaga inyamaswa zose uburiganya. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere.
amaherezo nyiramata azaje kwisanga habi kwangara, amaze kwikura mu bususuruke. Umuntu yaje kwisanga hanze ya Edeni mu buhanya bukomeye, Itangiriro igice cya 3:19. Ariko umugabo wacu atandukanye na Rukari. Haleluya. Umugabo wacu atandukanye na Rukari, kuko Rukari ntiyacyuye nyiramataza, ahubwo yaramusenze aramureka. Nyamara umugabo wacu Yesu we siko bimeze. Rukari yaretse nyiramataza, umuntu uramwokama, aratinda harakarahava, atangira guhobagira imihanda yose, rubanda bamushungera. Nyamara Yesu wacu we siko ameze, ahubwo akomeza kuturwanaho. Nyamara iyo dusomye muri Yeremiya, nubwo umugabo wacu akomeza kuturwanaho, igice cya 31 umurongo wa 32 kuza 34, tubona ko isezerano twagiranye n'Imana umugabo wacu Uwiteka twararyishe tujya kwangara. Uyu munsi turi mu mafuti menshi n'ibyaha byinshi cyane. Nyamara Imana ivuga ko yifuza gushyira amategeko yayo mu nda zacu, mu mitima yacu niho izayandika, ikaba Imana yacu, natwe tukaba ubwoko bwayo. Kandi abantu ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese wava indimwe ngo menye Uwiteka, kuko bose bazamenya Uwiteka. Nyamara uhereye kuhoreje nyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose, Uwiteka avuga, kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Imana idufite imigambi myiza. Nubwo tujya kure, tukararagira, tukajya kwangara, Imana ikomeza kutugiraho imigambi myiza, harimo n'umugambi wo kutubabarira ibyaha byacu. Uko turi aha ngaha, buri wese afite uko yagiye ajya kwangara mu buryo bwe. Nyamara nubwo umugabo wacu Imana yacu ariyo yahemukiwe, nubwo Imana yacu ariyo duhemukira, buri muntu wese uri aha ngaha akaba yihemukira, umugabo wacu ari we Yesu niwe uza kuducyura, kandi kirenze kuri ibyo akaza no kuducyura yinginga, agira ati, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Umugabo wacu Yesu Kristo twagiye kwangara, ariko tugezeyo aza kuducyura yinginga. N'uyu mwanya aracyakomeje kwinginga ku mutima wawe. Mbese uzajya kwangara cyangwa uzahitamo kujya kwa Yesu? Abifuza kujya kwa Yesu, ndabasaba batambuke baze hano imbere dufatanye gusenga Imana. Abifuza kujya kwa Yesu nimubanguke dufatanye gusenga Imana, cyangwa se mubyange mwigire kwangara. Ababyifuza nimubanguke, kurariza dutaramire, tera intambwe rwose uzi.